miryango tubamo kuri iyi si, abadukuriye muri yo baramute. N'ikibazo nibaza gikomeye, kuko abantu bahindutse abandi, ubwenge bwaragwiriye hano ku isi. Nawifuza guca bugufi ngayoborwe, tekereza bibaze mu mutima umubano n'abakuyobora. Umuryango wa Kristo kuri iyi si ugomba kuba ijuru rito. Imihagararire yawe riyihe ngo bifuze kumera nkawe. Garuka mugenzi kuko urararikwa, ubaka umuryango w'Imana. Umuryango wa Kristo kuri iyi si ugomba kuba ijuru rito. Imihagararire yawe niyihe ngo bifuze kumera nkawe. Garuka mugenzi kuko urararikwa, ubaka umuryango w'Imana. Haleluya. Nshuti bene data, abandi bisi turimo cyane mu miryango, nta mwana nta mwanya n'umubyeyi, bose bareba ariko kugira ngo bubahane kandi agaciro gukora ibyo Kristo yishimye. Haleluya. Iyi si mubona njyewe iranyobeye, aho umubyeyi ayobora umwana we. Ikibabaje giteye agahinda, amufata mutamwibarutse, ugahoba rinonganya zigatangira. Kandi aho yiyitirira izina rya Kristo, kwishushanya naho biza tugeza. Niba utabaye urugero rwiza, umuryango wa Kristo kuri iyi si ugomba kuba ijuru rito. Imihagararire yawe niyihe ngo bifuze kumera nkawe. Garuka mugenzi kuko urararikwa, ubaka umuryango w'Imana. Umuryango wa Kristo kuri iyi si ugomba kuba ijuru rito. Imihagararire yawe niyihe ngo bifuze kumera nkawe. Garuka mugenzi kuko urararikwa, ubaka umuryango w'Imana. Imihagararire yawe niyihe ngo bifuze kumera